turagushimira mwami wacu Yesu Kristo, twongeye gushima ineza urukundo utugirira. Turasenze cyane kugira ngo muri kino gitondo cyiza cy'umugisha umuntu ugiye kugira amahirwe kudukurikira no kutwumva, ndasenze cyane kugira ngo ahure n'icyari gusengera umugisha w'Imana ubwo tubuzima bagaba dukurikiye online. Dukomeje amasengesho y'imisi 21. Ndasenze cyane kugira ngo uyu muntu nkurikiye, uyu mubyeyi nkurikiye, umugabo nkurikiye, uyu musoro nkurikiye, uyu mwana muto nkurikiye, nahabwe umugisha no witeka Imana. Tugize andi mahirwe meza, twungutse akandi kanya kumugisha, twungutse akandi kanya kamahoro kugira ngo ikiganza cy'uwiteka Imana kigote uyu muntu dukurikiye, kandi umugisha w'Imana ube ku uyu muntu nkurikiye. Mu izina rya Yesu Kristo Nazareti turagushimiye kubw'urukundo n'ibambe utugirira. Nyaboneka uwiteka Imana, nyemerera umuntu wese urushye uremerewe kandi uri mu bibazo no mu ntambara akimara kudukurikira kuri online, ahure n'icyari gusengera ineza y'Imana n'umugisha w'Imana igote ubuzima bwe. Bisinze mbyizeye mu izina rya Yesu Kristo Nazareti, amen. Imana ishimwe kandi Imana ihimbazwe, yarinze ubugingo bwawe, ikakurinda urahatandukanye, ikakurindira mu gihugu urimo, ikakurindira urubyaro rwawe, ikakurindira inshuti zawe. Reka mvuge ngo Imana yakoze ibintu bikomeye cyane. Tugize amahirwe meza, tugize akanya keza ko gukomeza umwanya mwiza w'amasengesho. Nkomeje gushimira umuntu wese utubwira ko anyuzwe ari kumwe natwe muri aya masengesho y'imisi 21 dukomeje, arimo asoza umwaka. Tubwira ngo Mana, hari ibintu dutinyishije, hari ibintu duteye ubwoba, ariko turashaka kubirangiza. Birashoboka yuko umaranye igihe kirekire uburwayi bukaba bwaratuye umutima wawe utinya. Birashoboka ko umaze igihe kirekire utabona akazi, umutima wawe ugatinya. Birashoboka yuko umaze imyaka myinshi usenga Imana ntugire icyo ubona, ariko Bibiliya yaratubwiye ngo ntutinye kuko ndi kumwe nawe. Ikindi, ntukihebe kuko ndi Imana yawe, nzajya ngukomeza ni kuko nzajya ngutabara. Iyo Imana ikubwire ngo ntutinye, ni ikimenyetso kigaragaza yuko hari amashimwe Imana igiye gukora. Kandi kugira ngo Imana ikuremere amashimwe cyangwa Imana igire ibintu ikora ku buzima bwawe, uba ufite ijambo ry'umwimerere, uba ufite ijambo ryo kudacogora, uba ufite ijambo ryo gushikama ku byo Imana yakubwiye, kandi ukagerageza kwibuka iyo aho Imana yagiye ibana nawe mu rugendo rwawe rw'ubuzima. Reka nkubwire rero ngo uri umuntu mwiza, uri umuntu w'agaciro. Wowe wagiye uhitamo iyi shene nziza ya IRASOHOZA TV, uri kumwe na Prophet Rukundo. Reka nkubwire ngo you welcome, uhawe ikaze kuri ishene kugira ngo Imana iganire nawe. Uyu munsi ni umunsi w'umugisha, ni umunsi Imana yatwongereye, ni umunsi Imana yaduhaye kugira ngo tuvuge imirimo yayo, tuvuge gukomera kwayo. Nyemerera ahantu uri hatandukanye urambure Bibiliya, ubundi dusome aya magambo y'ubuhanuzi Imana yampaye kugira ngo ugezeho cyane. Turasoma Zaburi 143, ndasoma ku murongo waho wa 5 niho mpera, turageza ku murongo waho wa 10. Aya magambo agufasha umutima wawe. Haravuga ngo nibutse iminsi ya kera, nibwira ibyo wakoze, ntekereza umurimo w'intoki zawe, nkuramburira amaboko. Umutima wanjye ukugirira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Sela. Uwiteka tebuka unsubize, umutima wanjye urashira. Ntumishe mu maso hawe kugira ngo ne guhinduka nkamanuka bajya muri rwa rwobo. Mu gitondo unyumvisha imbabazi zawe. Haleluya. Ngo kuko ari wowe niringira, umenyesha inzira nkwiriye kugira gute kunyuramo. Kuko ari wowe nshururira umutima. 9. Uwiteka nkiza abanzi banjye, ni wowe mpungiyeho ngo umpishe. Aka kantu kavuga ngo Imana iguhishe. 10. Unyigishe gukora ibyo ushaka, kuko ari we Mana yanjye, umwuka wawe mwiza unyobore mu gihugu cy'ikibaya. Imana ihimbazwe cyane. Iri jambo nubwo twasomye amagambo menshi, ariko ndagira cyane ngo tuvuge ku iri jambo rikomeye ryanyubatse umutima wanjye, rivuga ngo Imana iguhishe. Uyu murongo waho wa 9 havuga ngo Uwiteka nkiza abanzi banjye, ni wowe mpungiyeho ngo umpishe. Dawidi arimo araririmba iyi ndirimbo, yavuze gukomera kw'Imana, avuga imbaraga z'Imana, ariko yibuka Imana yamukije idubu,
yibuka Imana yamukijije intare, yibuka Imana yamukijije Sawuli ashaka kumwica, arangije atekereza kuririmbira Imana iyi ndirimbo. Aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, ntekereza imirimo y'intoki zawe, Uwiteka nkuramburira amaboko. Ndagira nkubwire inshuti yanjye, kugira ngo Imana igire ibintu ikora, tugiye gusengera mu ijambo rikomeye ry'uyu munsi Imana yampaye rivuga ngo Imana iguhishe abanzi bawe. Uyu mwaka Imana iguhishe amaso y'inkozi z'ibibi. Uyu mwaka Imana iguhishe abakeneye kugira ngo bakwice, Imana iguhishe. Uyu mwaka Imana iguhishe abarozi, Imana ibaguhishe. Uyu mwaka Imana iguhishe indimi zikuvuga nabi. Uyu mwaka Imana iguhishe agatsiko k'abakwanga. Uyu mwaka Imana iguhishe ikintu cyose cyaguhagurukira. Dawidi arandika ngo Mana, nibutse iminsi ya kera, ntekereza imirimo y'intoki zawe, uramburira amaboko. Shuti yanjye, mwene data, muvandimwe, wowe unkurukiye, turi mu minsi ikomeye, turi mu gihe gikomeye, ariko bisige biteye ubwoba kubera ko abantu ntabwo bakibuka imirimo y'Imana. Kugira ngo Imana ikureho ibigutingishije uyu mwaka, kugira ngo Imana ikureho ibiguhangayikishije uyu mwaka, kugira ngo Imana ikureho ibigeragezo bikugose, ni ukwibuka ipfundo rya mbere, ni ukwibuka imirimo y'Imana ku buzima bwawe. Yibuke cya gihe bikomeye uburyo habaye, yibuke cya gihe akagambane gari uburyo habaye, yibuke cya gihe uri ku gise uburyo habaye, yibuke cya gihe uri mu bitaro uburyo yahabaye, yibuke cya gihe abantu baguhagurikira uburyo habaye. Iyo habaye cya gihe, iyo habaye cya gihe inama zaguhagurukiye, ndagutangarije Imana izongera ihabe. Iyo habaye cya gihe urusaku rw'abantu ruhari, Imana iravuze ngo izongera ihabe. Iyo habaye abantu bakwanze, iravuze ngo izongera ihabe. Iyo habaye abagorozi baguhagurukiye, iravuze ngo izongera ihabe. Iyo habaye cyagiye nta nzira ufite, iravuze ngo izongera ihabe. Iracyafite umugambi wo kongera kuhaba. Yesu arambwiye ngo ninkubwire ngo aracyafite gahunda yo kongera habe. Nyemerera ahantu rutere haleluya, nyemerera akanwa kawe kavuge ngo haleluya. Yesu aravuze ngo azongera ahabe, na akanwa k'Uwiteka Imana kabivuze. Imana iganiranye ngo ninkubwire ngo iyo habaye cyagiye badahari, izongera ihabe. Ipfundo rya mbere ni ukwibuka imirimo y'Imana. Imirimo y'Imana yabaye ku buzima bwawe ni myinshi nshuti yanjye. Imana yagiye kurokora impfu nyinshi, Imana yagiye kurengeza ibyobo byinshi. Shima Imana uyu mwaka, shima Imana ku buzima bwawe, shima Imana aho utuye, shima Imana uko ugenda, shima Imana ibuzima bwawe bwose uhagazemo, shima Imana. Dawidi aravuga ngo nibutse iminsi ya kera, ntekereza imirimo y'intoki zawe, Mana nkurambura amaboko. Ipfundo ryo kugira ngo Imana iguhishe ni ukwibuka imirimo y'Imana ku buzima bwawe. Jya ufata akanya utekereze imirimo y'Imana. Gatandatu, nkurambura amaboko, umutima wanjye ukugira inyota nk'igihugu kiruhijwe n'amapfa. Kabiri, ni ukugirira inyota ijambo ry'Imana, ugahora wumva ukunze Imana, ugahora wumva ufite mbega ibyiringiro byo gukunda Imana. Muri aya masengesho ndagusengesha nshuti yanjye, ndakwingingira nshuti yanjye, ibuka imirimo y'Imana Imana yakoze ku buzima bwawe. Ibuka uburyo Imana yahabaye, ibuka uburyo Imana yakurokoye, ibuka uburyo Imana ikurengera, ibuka inzobe Imana yagukuyemo, ibuka mbega ushima Imana. Muri aya mezi ari kurangira, mbega ukwezi kumwe kubura iminsi mike kugira ngo uyu mwaka urangire, ndakwifuriza ko ugomba gutekereza imirimo y'Imana ku buzima bwawe, ugashima Imana. Uramenya umwaka ntukurangirane udashima Imana. Uzafata akanya utekereze ituro watekereza, nurangiza utura Imana wishimire. Kubera ko hari abandi bantu bapfuye, hari abandi bantu bashatse kugira ngo babeho nk'uko uriho, byarabananiye. Hari abandi bantu bari mu bitaro, hari abandi bantu badashobora gukora, hari abandi bantu ingingo zabo zacitse, hari abandi bantu umunsi wa none batakiriho. Ariko kubera ko ukiriho, ukwiye kwibuka imirimo y'Imana.
Imana himbazwe cyane. Karindwi, ngo Uwiteka atebuka unsubize, umutima wanjye urashira, ntumpishe mu maso hawe. Haleluya. Imana iravuze ngo igiye gukora ikindi kintu cyitwa ubutabazi kuri wowe. Bibiliya iravuze ngo Uwiteka atebuka unsubize kandi ntumpishe mu maso hawe. Duva Imana igandira nanjye ngo ninkubwire wa mubyeyi, duva Imana igaranya ngo ninkubwire wa mugabo we. Imana irambwiye ngo iraje ku buzima bwawe kandi ije kugusubiza ibyo wayihaye. Muri aya masengesho turimo, muri aka kanya turimo, ndimo ndakwingingira Imana, tugiye gusenga Imana, tuyibwire ngo Imana igusubize ibyo wayibwiye wiherereye, ibyo wayibwiye uri kurira, ibyo wayibwiye uri mu bitaro, ibyo wayibwiye wicaye, ibyo wayibwiye ugenda, ibyo wayibwiye uryamye, ibyo wayibwiye uri kumwe n'abantu, ibyo wayibwiye utari kumwe n'abantu. Haleluya. Imana igusubize. Bijya bishoboka ko umuntu yababara, bijya bishoboka ko umuntu yahangayika, bijya bishoboka ko umuntu yahura n'intambara zikomeye, ariko muri izo ntambara ucamo zose ujye wibuka ko mu ijuru hari Imana igihindura amateka. Ujye wibuka ko mu ijuru hari Imana igihindura ibihe. Ujye wibuka ko mu ijuru hari Imana igihoza amarira. Ujye wibuka ko mu ijuru hari Imana igikuraho igisuzuguriro. Ujye wibuka ko mu ijuru hari Imana igikuraho icyangiro. Ujye wibuka ko mu ijuru hari Imana iguteza amatwi. Bijya bishoboka ko abantu wabaganyira igihe kikagera bakakuvaho. Bijya bishoboka ko abantu wabatabaza igihe kikarangira bakakureka, ariko nuzajya utabaza Imana ujye wizira ko Imana izagusubiza, ujye wizira ko Imana izakumva. Ndumva Imana ibwira ngo abantu mwayisenze mu masengero, Imana ibateza amatwi kandi izabumvira. Hari ibisubizo igiye kubahereza, hari neza y'Imana igiye kukugarukaho. Ndimo ndahanura ubuzima bwawe. Kristo arambwiye ngo ninkubwire ngo hari ibisubizo agiye kuzana, hari igitangaza agiye kukuremera. Icyo ngusaba ni iki? No gutekereza imirimo y'Imana yakoze. 8, mu gitondo unyumvishe imbabazi zawe, ngo kuko ari wowe niringira umenyeshe inzira nkwiriye kunyuramo. Icyampa Imana ikagutwikiza imbabazi zawe. Imbabazi z'Umukiza zamuzanye kunshungura, yatabitswe n'ibyaha byanjye, ankura mara nkiza, nari mwisa yo y'ibyaha, aramfata rasayura, nari mu mwijima ukomeye, none aramurikira. Imbabazi z'Imana zikubonekeho zitwikira ibyaha byawe wakoze muri uyu mwaka. Imbabazi z'Imana zikubonekeho wa mugabo we, ibyo wakoze byose Imana ikubabarire. Imbabazi z'Imana zikubonekeho wa mukobwa we, ibyo wagendeyemo byose Imana ikubabarire. Haleluya. Kenda ngo Uwiteka akiza abanzi banjye, niwe mpungireho ngo umpishe. Topic aya masengesho y'uyu munsi tugeze wa 11, ndakwifuriza kugira ngo Imana iguhishe. Imana iguhishe abanzi bawe kandi bibaye vuba. Ndumva Imana imbwira ngo uyu mwaka Imana iraguhishe. Uyu mwaka Imana iraguhishe. Ntago yemeye ko abanzi bawe bavugiriza impundu kunesha. Imana iraguhishe. Ntago yemeye yuko abakurwanya n'abakugambanira imigambi yabishyika. Imana iraguhishe. Ntabwo yemeye yuko abagufashe ijambo banesha. Imana iraguhishe. Ntabwo yemeye yuko abakwanga n'abagusebya imigambi yabishyika. Uwiteka arambwiye ngo araguhishe. Ntabwo Yesu yemeye yuko abakurwanya n'abagusebya imigambi yabishyika. Ndakurahiye Imana iraguhishe. Panasekote le osima. Imana irambwiye ngo uyu mwaka Uwiteka ahishe ubugingo bwawe, ahishe ine adi osa pande kolema, ishe business ya, ishe iterambere rya, ishe urubyaro rwawe. Ntabwo Uwiteka Imana yemeye yuko abanzi babanisha. Birashoboka ko ukimara kumvira ijambo ry'Imana turimo turasengera muri vuga ngo Imana iguhishe. Ndakwifuriza kugira ngo Imana iguhishe muri uyu mwaka. Imana iguhishe. Ndakwifuriza kugira ngo Imana ikuzigame muri uyu mwaka. Imana ikuzigame. Irinde ubuzima bwa, irinde ubugingo bwa muri aya masengesho ukimara gukurikira ijambo ry'Imana. Imana iguhishe kandi nukuri iravuze ngo iraguhisha. Nimara kuguhisha utekereze ibintu y'Imana ku buzima bwawe, ushima Imana. Nimara gushima Imana, imbabazi z'Imana zitwikira ubuzima bwawe. Ntabwo ibyo ngibyo byakurwanyaga bizagushyikira. Kandi nkibutse ko Imana iguhishe. Ntabwo yemera yuko abantu bakubona. Ntabwo yemera ko abagushaka bakubona.
iyi Imana iguhishe iguhishana n'ibizagutunga mu gihe cy'akaga. Rero byakire n'ibyawe. Kristo aravuze ngo araguhishe. Araguhishe muri uyu mwaka, araguhishe. Ntabwo yemeye yuko ibiguhiga bigufata. Ntabwo yemeye ko iyo mpanuka ikwica. Ntabwo yemeye yuko abarozi bagushyikira. Yesu yambwiye ngo nkubwire ngo araguhishe. Sengana nanjye ugize ikifuzo cyiza, urankurikire, reka dusengane Imana. Bwira Imana ngo niguhishe. Bwira Imana ngo niguhishe. Uburwayi buraharangira, indambara zirarangira, ibiguhiga birakurwaho, ibintambara zirashira, agahinda karashira. Uwiteka Imana naguhisha. Turagushima Mwami w'abantu. Turashima imbabazi zawe. Haleluya. Turashima uburyo twitaho. Haleluya. Turashima uburyo tuzirikana. Haleluya. Turashima uburyo watwitangiye. Haleluya. Turashima uburyo udukunda. Haleluya. Ijambo ryawe riravuze ngo nibutse iminsi ya kera. Nibutse iminsi ya kera inzara iturya. Nibutse iminsi ya kera nta myambaro. Nibutse iminsi ya kera baturoga. Nibutse iminsi ya kera nta buzima. Tukuramburiye amaboko, wakoze ibintu bikomeye. Niyo mpamvu nkwingize Mwami w'abantu kugira ngo ukomeze ukore ibintu bikomeye kuri uyu muntu nkurikiye. Ukore ibintu bikomeye ku muntu nkurikiye online. Ukore ibintu bikomeye ku buzima bw'uyu mubyeyi. Ukore ibintu bikomeye ku buzima bw'uyu musore. Bibiliya yavuze ngo nibutse iminsi ya kera. Aba bantu bibutse iminsi ya kera baragushimiye. Abakobwa bibutse iminsi ya kera baragushimiye. Ariko ndasenze Mana nguhishe uyu muntu wese nkurikiye. Umurinde imigambi y'abadayimoni. Umuhishe muri uyu mwaka. Umurinde imigambi imuhiga. Ibimurwanya n'imudakangaza bikurwa mu izina rya Yesu. Imigambi y'abarozi kure kure. Imigambi y'uburwayi kure kure. Imigambi yo kudatera imbere kure kure. Imyuka yose yafashe ubuzima bwawe ndagusengeye nguhuje n'ikirere cy'umugisha ku buzima bwawe. Akira guhishwa n'Imana. Akira gozwa amarira. Akira kuremerwa amashimwe. Akira kwinjira mu buzima bushyashya. Akira gozwa amarira. Akira gutabarwa. Nakanwa kuwiteka Imana kayivuze. Habwa umugisha n'uwiteka Imana. Amen. Ndabakunda cyane. Mwari kumwe na Prophet Rukundo. Imana ibahe umugisha. Sangiza ubutumwa abandi. Umve ngo Kristo araguhishe. Ukeneye kujya ugana natwe, nimero za telefone zasi ikiganiro. God bless you. Merci.